Mugore sengera umugabo wawe, mugabo nawe sengera umugore wawe, bana musengera ababyeyi banyu, dore shitani yahagurutse kandi afite uburakari bukaze, arashaka gusohoza no gusenya ingo z'abubatse, dore yatangiye guteza ibimenyetso simusiga bigaragaza ko ingo zanyu zubatse mu manegeka. Babyeyi musengera imiryango yanyu, kuko ingo zanyu zitanaye kuzubaka mu manegeka. Numara kubona ibi bimenyetso ngiye kukubwira, umenye ko urugo rwawe rwubatse mu manegeka, utangire witoze gusenga Imana utisengesheje, kuko shitani arashaka kugusenyera urugo rwawe. Ngibi bimenyetso rero bizakwereka yuko urugo rwawe rwubatse mu manegeka. Tangira usenga Imana ukumira ibyo bitero by'umwanzi Satani. Ndabashimira umeze neza, kandi niba waba utameze neza, uyu munsi turagusengera kugira ngo Imana ibashe kukugirira neza. Rero muri iki kiganiro sobanukirwa cy'uyu munsi, tugiye kurebera hamwe ibimenyetso 7 simusiga bigaragaza yuko urugo rwarwubatse mu manegeka. Niba utarubatse urugo, iyi video ntiwirirwe uyireba kuko ntago ari necessary kuri wowe, ariko nizere neza yuko abubatse ingo iri bubashimishe kandi iri butume babasha kungukiramo byinshi cyane. Imana yacu dufashe kandi tugire neza. Nubona ibi bimenyetso bigera kuri 7 rero, umenye yuko urugo rwawe rwubatse mu manegeka, witegure ko rugiye gusenyuka. Muri kumwe nanjye Evariste mu kiganiro sobanukirwa. Mbere yuko dutangira icyo kiganiro rero, reka tubanze dusenge Imana kugira ngo dusabe Imana ikomeze kutuyobora muri kino kiganiro. Nyakubahwa Imana, ndagushimiye kandi ndaguhimbaje kuko uri umukozi w'umuhanga. Iki kiganiro rero wahishuriye, iki ni ikiganiro wahishuriye umugaragu wawe, Mwami Imana yacu. Ndagusabye kugira ngo kibashe kugera ku bantu benshi kandi bagiteze amatwi, babashe gukuramo inyigisho, babashe gufata umwanzuro ndetse no gufata ibihe byo gusenga. Tubigusabye twizeye mu izina rya Yesu, amina. Amahoro y'Imana bane namwe. Rero ndabakunze cyane kandi ndabanezerewe, nizere ko mumeze neza cyane, ko muri hirya no hino mu mpande enye z'igihugu, amajyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba n'iburengerazuba, ndetse n'abatuye mu mujyi wa Kigali, abadukurikiye ku Mukiza wacu Channel TV. Uyu ni umwanya rero w'ikiganiro. Uyu munsi noneho mbazaniye inkuru itangaje kandi ishekeje. Ni inkuru ikomeye cyane Umwami Yesu yampishuriye ubwo nari ndimo ndasenga, abwira abantu ko bakwiye kuba amaso bagasengera ingo zabo kuko ziri mu manegeka. Satani ari kwitegura kuzisenya kugira ngo zisenyuke burundu. Ikimenyetso cya mbere rero nubona gitangiye kukubaho, uzamenye yuko urugo rwawe rutangiye ruri mu manegeka. Isaha n'isaha uzabona ruhirimye cyangwa se rusenyutse. Ikimenyetso cya mbere rero ni uko uwo mwakundanaga cyangwa uwo mwabanaga nk'umugabo n'umugore wakwitaga sheri atazongera kukwita sheri. Bizaba birangiriye aho ngaho, uzajya guhimba andi mazina, kwita ibindi bintu bitari sheri. Ubwo icyo ni ikimenyetso cya mbere. Yakwitaga sheri ariko bitangiye kugenda bigabanuka, rimwe na rimwe azabihagarika burundu. Ikindi kimenyetso cya kabiri, azatangira kukubwira ko atahanye stress, umunaniro ukabije. Buri munsi ajya kubwira ati ndumva ni stress, ndumva akazi kambanye kenshi, ndumva njagaraye mu mutwe, ndumva mfite ibitotsi, umunaniro uteye ubwoba. Buri munsi icyumweru cya mbere gishire, cya kabiri gishire, cya gatatu gishire, ukwezi kwinabure. ni uko nguko uzamenye ko urugo rwawe rwatangiye kuba mu manegeka. Ikindi cya gatatu, azajya atangira gutaha igicuku. Ubutari ubimuziho, utangiye kubona ari gutaha igicuku, kuko azaba agira ngo agere mu rugo wasinziriye, ntugire ikintu umubaza. Icyo ni ikindi rero kibitera. Ikindi nongera kukubwira cya kane, azatangira kurara aguteye umugongo.
ntaguhindukirire agutera umugongo, icyo gihe uzamenye ko byakomeye urugo rwawe rugeze mu manegeka. Icya gatanu, azahora ari busy, ahuze cyane kuri telefone, kuri televiziyo, kuri radiyo, ndetse afite n'ikindi kintu wenda ashobora kuba ahugiye mu bitabo, ahugiye mu gusoma ibindi bitabo by'inkuru by'amateka, ari kureba utuvidiyo cyangwa se videwo zitandukanye, akabona ari byiza atakwitayeho, uzamenye ko urugo rwawe ruri kubakika mu manegeka. Icya gatandatu, azatangira agucyurira zimwe mu nyuro zituma umutima wawe wumva utameze neza cyangwa se utaguwe neza, zigukura muri mudu, ndetse izo nyuro zimwe zizaba zirimo zirakuratira abandi. Icyo gihe uzamenye yuko urugo rwawe rugeze mu manegeka. Icya nyuma aricyo cya karindwi, ni uguca inyuma rwihishwa uwo mwashakanye. Icyo ni icya nyuma kandi nacyo gikomeye, Satani arimo arubakiraho abantu bagacana inyuma mu ibanga rwihishwa, kandi ntubimenye kuko wakomeje kumwizera, watangiye umwizera ukamahora muri cya cyizere cyawe, nyamara utazi yuko Satani yamaze kurushyira mu manegeka. Dusenge Imana rero kugira ngo ingo zacu zere kubakika mu manegeka, kuko umwanzi Satani yiteguye kuzisenya. Ndabashimiye rero abadukurikiye, ngibyo bintu uko ari 7, ibimenyetso 7 simusiga bikugaragariza ko urugo rwawe ruri mu manegeka, kandi witegure yuko rugiye gusenyuka. Fata ibihe byo gusengera urugo rwawe, usengere umugabo wawe, umugabo asengere umugore wiwe, ndetse n'umuryango, niba mufite abana nabo mubasengere, kuko Satani ntaho atarasa imyambi. Ndabashimiye rero, waba uri umukristo, waba utari umukristo, umenye ko ibyo byose bikureba. Dore isi irashaje kandi yameze amenyo. Ba maso kandi usenge kugira ngo urugo rwawe Uwiteka akomeze kuruyobora. Ndabashimiye rero, Imana ikomeze kubaha umugisha. Shalom. Dusenge Imana, dusengere urugo, ingo zacu, kugira ngo ndagushimiye kuko wabanye natwe, ndagushimiye muri iki kiganiro wabanye natwe, kandi ukaba watugaragarije byinshi bitwerekeyeho ko ingo zacu Satani ari kuzisenya. Umaze kubibona rero urabihishura kugira ngo dufate ibihe byo gusenga. Sengeye abafite ibimenyetso nk'ibyo, sengeye abatarabibona kugira ngo ushyireho uburinzi. Mana Data wa twese, Satani atazabasenyera ingo zabo. Turakumira ibitero by'ikuzimu aho zikutse binyuze hose, turabikubita hasi, turabisenya, turabirimbuye. Inama z'ikuzimu zose tuziburishemo mu izina rya Yesu. Twubakira ingo zacu kandi zikomere, uduhe kubana mu mahoro. Tubigusabye twizeye mu izina rya Yesu. Amina.